Mupende Ramadhan wamenyekanye nka Bajrama wamenyekanye mu Rwanda mu myaka ya 2020 kubera gufasha abahanzi cyangwa se kureberera inyungu abamwe mu bahanzi yari yarahurije mu nzu itunganya umuziki yitwa The Men. Sa inzu yaje kubisenyuka mu mwaka wa 2021 iterekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yagiye gukomereza ubundi buzima. Mupende Ramadhan maze amezi make agaragaye ku mbuga nkoranyambaga ari gusebya u Rwanda ndetse anagaragaza ko yahinduye imitekerereze by'umwihariko abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bamugiye mu matwi hanyuma bakaba amafaranga atari make kugira ngo asebye u Rwanda yivuye inyuma. Yaho koko yaje kuba imvuga y'igiringiro hanyuma aza ku mbuga nkoranyambaga atangira kuvuga amabi y'u Rwanda ndetse no kurusebya mu ruhando mpuzamahanga ndetse abakoresha imbuga nkoranyambaga benshi baramucyaha by'umwihariko abari abafana be batangira kumuvaho ndetse bavuga ko bamufanuye ku manywa y'ihangu. Uyu Bajrama wagomeje asebya u Rwanda mu buryo bwose bushoboka yafashe uyu murongo nyuma y'uko hari urundi rubyiruko ruherereye mu bihugu by'amahanga rukunze kwibasira igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko ruhereye ku buyobozi bwarwo. Bigaragara neza ko runo rubyiruko rugifite amacakubiri ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa se y'ubwicanyi. Mu gihe u Rwanda ruri kwitegura kwinjira mu minsi mikuru y'icyunamo abagoreka amateka y'u Rwanda bagomeje gufata intera. Gusa leta y'u Rwanda nayo yafashe izindi ngamba zirimo nko guhana abagaragaweho ingengabitekerezo bari mu gihugu imbere ndetse n'abakoresha imbuga nkoranyambaga bakageragezwa gukumirwa by'umwihariko hifashishijwe urubyiruko nyarwanda rufite imitekerereze myiza yubaka. Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu gukoresha urubyiruko rufite imitekerereze myiza ndetse no kubaka igihugu cyane cyane bibanza ku rubyiruko rufite intumbero yo guteza imbere igihugu ndetse leta y'u Rwanda ntacyo idakora kugira ngo ikangurire urubyiruko gukunda igihugu ndetse no kurwanya ibyatuma u Rwanda rusubira mu bihe rwahozemo ari byo jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Leta y'u Rwanda igomeje gahunda yayo yo kwiyubaka ndetse no kuzamura ubukungu by'umwihariko banazamura neza imibereho myiza y'abaturage. Gusa abarwanya leta y'u Rwanda nabo bagomeza gufata indi ntera aho bifashisha imbuga nkoranyambaga hanyuma bagasebya u Rwanda cyane ko abenshi baba bari mu bihugu by'amahanga ku buryo rwose biba bigoranye kuba wabageraho kugira ngo bahanwe amategeko. Leta y'u Rwanda mu rugero rwayo rwo kwiyubaka igomeza itangaza ko igomeje gushyira imbaraga by'umwihariko mu rubyiruko ndetse n'abakoresha imbuga nkoranyambaga bakazikoresha cyane mu buryo bwubaka igihugu kuruta kugisenya. Mu gihe buri minsi mike ngo u Rwanda rutagiye icyumweru cy'icyunamo cyo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi 1994, muri ibi bihe hakunze kugaragara abafite ingengabitekerezo ya jenoside. Gusa leta y'u Rwanda abigerageje kugaragaraho bagerageza kurujyanwa hanyuma bakabihanirwa ndetse bakanaganirizwa bagaruka mu buzima busanzwe. Gusa kenshi na kenshi kunze kugaragara cyane muri ibi bihe aho abenshi bakunze kugoreka amateka ndetse no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Rimwe na rimwe harakora ibikorwa by'ihohotera aho bakunze guhohotera abacitse ku icumu harimo nko kubasenyera, kwica amatungo yabo, kurandura ibihingwa byabo n'ibindi bitandukanye birimo gushengura ndetse no kubabaza abarokotse. Nshuti bakunzi mudasiba gukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu. Amakuru yacu y'uyu munsi ntaho tuyasoreje. Nitwa Elize Taifu. Ndabashimiye cyane, Imana ibarinde kandi ibishimire ikomeze ibane namwe.